Mbanje kubaramutsa mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Uyu ni wa mwanya tujya dukurikirana ikiganiro gutabarwa n'Imana, ikiganiro mugezwaho nanjye Frere Tuyisenge, ikiganiro cyo ubutabazi buturutse ku Uwiteka. Mwene data, gutabarwa cyangwa gutabarwa nuko haba hari icyabaye kugira ngo ubone ubwo butabazi, nuko haba hari ibitagenda neza, nuko haba hari ibitameze neza. Benshi babasha kwiringira imbaraga zabo, benshi babasha kwiringira ububasha bwabo, benshi babasha kwiringira ubushobozi bwabo, ariko wiringiye Uwiteka, wiringiye Imana y'agakiza kacu, ibasha kugutabara. Kuko iyi si iriho ibirushya byinshi, iyi si iriho ibinaniza byinshi, yewe bembane bamwe babasha kwiringira abantu, ariko igisubizo ni uko abantu babasha kubahemukira. Ariko uwiringiye Imana, uwiringiye Uwiteka, Imana ishobora byose, uwo nguwo imuha ubutabazi bwihuse, uwo nguwo ibasha kumurengera. Tubahaye ikaze mu kiganiro gutabarwa n'Imana. Mwene data uduteze amatwi, wakira ubutabazi buturuka ku Uwiteka Imana mu izina rya Yesu. Nanone nguhaye ikaze kuri iki gicamunsi, kandi twongera kubifuriza ibihe byiza, kugubwa neza, amahoro ya Kristo yongere kubana namwe, amahoro y'Imana ishobora byose yongere kubagirira neza no kubambika izindi mbaraga. Kuri uyu munsi twumvaga twaganira ku magambo y'Imana. Umutwe w'amagambo turi buganireho, ushaka gutabarwa n'Imana agira amagambo atunganye, agira amagambo aboneye, agire amagambo meza. Mbese urashaka gutabarwa n'Imana no kugira neza kwayo n'ubuntu bwayo n'imbabazi zayo ntibikabure ku buzima bwawe kandi ntibikabure ku mibereho yawe. Gira amagambo yo guhesha Imana icyubahiro kandi uzibukire amagambo mabi. Twumvaga rero tugiye kuganira ijambo ry'Imana, turasanga mu gitabo cya Yakobo, ibice byaho bitatu. Kuva ku murongo waho wa mbere tugeze ku murongo wa 12. Reka ariho tugarukira, tugerageze kwihuta cyane kuko ducunguza uburyo umwete, kuko umwanya wacu atari muremure. Reka dusome mu izina rya Yesu. Aho rero uyu mutwe w'amagambo tugiye kuganira ku magambo avuga ngo amagambo yacu abe ayo guhesha Imana icyubahiro, ururimi rwacu ruba rwo gukorera Imana, kandi dusabe n'Imana kugira ngo ibashe kubidushoboza, kuko ijambo ry'Imana rivuga ko ijambo ritaraba mu kanwa kacu, Imana yo iba yabaze kubimenya kandi ibasha no kubisobanukirwa. Imana yacu ihabwa icyubahiro kandi Imana yacu ishimwe cyane. Reka dusome rero twihuse cyane Yakobo ibice bitatu, dure ku murongo waho wa mbere. Umutwe w'amagambo uravuga ngo uburyo ururimi rutagengwa rwuzuye ubusagwe. Ni ukuvuga ngo mu yandi magambo, uburyo ururimi rudategekwa cyangwa rudakontororwa, rutagenzurwa, uburyo bwuzuye ibyo twakwita nk'uburozi, ubusagwe. Ni ukuvuga ngo ni nk'ibihumanya. Reka dusome mu izina rya Yesu. Ijambo riratubwira, duhere ku murongo wa mbere, ko ibice bitatu umurongo wa mbere, ngo bene data ntihakabe benshi muri mwe bashaka kuba abigisha, muzi yuko tuzacirwa urubanza ruruta iz'abandi. Ku murongo wa kabiri, kuko twese ducumura muri byinshi. Umuntu wese udacumura mu byo avuga aba ari umuntu utunganye rwose, yabasha no gutegeka umubiri we wose. Ku murongo wa gatatu, ngo dore dushyira ibyuma byo kuyobora amafarashi mu kanwa kayo kugira ngo itwumvire, kandi dushobora guhindukiza imibiri yayo yose. Umurongo wa kane, kandi dore n'inkuge nubwo zaba ari nini zite
zikagendeshwa n'umuyaga uhuha cyane. Ingashya ntoya cyane niyo izererezaho umwerekeza ashaka. Umurongo wa 5, n'ururimi narwo niko ruri, ni urugingo ruto rukirarira ibikomeye. Murebe namwe ishyamba naho ryaba ari rinini rite, uburyo ritwika n'agashashi gatoya cyane. Umurongo wa 6, kandi ko ku rurimi ni umuriro, yemwe ni ububi bungana n'isi. Ururimi rwashyizwe mu ngingo zacu, ni rwo rwonona umubiri wose, rukongeza kamere yacu yose, narwo rukongezwa na gihonomo. Umurongo wa 7, kuko amoko yose n'inyamaswa n'ibiguruka n'ibikururuka n'ibyo mu nyanja abantu babasha kubimenyereza kandi barabimenyereje. Umurongo wa 8, ariko ururimi rwo nta muntu wabasha kurumenyereza rwose, n'ububi budatuza rwuzuye ubusagwe bwica. Umurongo wa 9, urwo ni rwo dushimisha umwami data wa twese, kandi ni rwo tuvumisha abantu baremwe mu ishusho y'Imana. Umurongo wa 10, mu kanwa kamwe havamo gushima no kuvuma. Bene data, ibyo ntibikwiriye kumera bityo. Umurongo wa 11, mbese ye amazi meza n'akereta yabasha kuva mu isoko imwe. Umurongo wa 12, bene data, umutini wabasha kwera imbuto za elayo, cyangwa umuzabibu wakwera imbuto z'umutini? Ni koko n'isoko itabasha kuvamo amazi y'umunyu, kandi ngo ivemo amazi meza. Mwakire neza ijambo ry'Imana, musubiremo ngo dushimiye Imana. Mwami, turagushima kubwira ijambo ryawe, twemerere tuyoborwe n'imbaraga z'umwuka wera. Duhaye ikaze na karibu umwuka wera kugira ngo abashe gusobanura ijambo ry'Imana, kandi imitima yacu bituje iciye bugufi kugira ngo isobanurwe nawe muri byose. Dushoboze rero mwami kuganira kuri aya magambo, icyubahiro kibi cyawe, kandi ukomeze kubana natwe muri iki kiganiro. Isaha yo gutabarwa n'Imana, uragahora ku ngoma kuko uri Imana. Icyubahiro kibi cyawe none n'iteka ryose, amen. Rero nkuko tuganiriye aya magambo muri Yakobo ibice 3, umurongo wa 1 kugeza ku murongo wa 12, twumvishemo amagambo akomeye cyane. Titre yavuze ngo uburyo ururimi rudategekwa cyangwa rutagenzurwa rwuzuye urozi cyangwa bwuzuye ubusagwe. Bakoresheje ikinyarwanda gikomeye cyane, ikinyarwanda gihambaye. Rero dusomye amagambo meza cyane. Igice cya umurongo waho wa 1 muri iki gice cya 3 hatubwiye ukuntu ngo rwose ngo turamenye ntihakabe benshi cyane ngo bashaka kuba bigisha babirwanira, ngo kubera yuko tuzi neza yuko abandi bazi ari bo bazabasha gucirwamo urubanza rw'ibyo bamenye. Naho umurongo wa 2 haratubwira ngo uko twese ducumura muri byinshi, umuntu wese udacumura muri byo avuga aba ari umuntu utunganye rwose, ngo yabasha no gutegeka umubiri we. Imana yacu ishimwe cyane, kubera ko twamaze ko kumva ko ari amagambo abasha koshya umubiri, ariko ngo gihonomu cyangwa izindi mbaraga zo zabasha koshya umuntu mu buryo bw'imivugire. Niyo mpamvu ari ibintu bikomeye cyane. Ababasha kuvugishwa n'uwo mwuka cyane izo mbaraga zindi, nk'uko ari babasha kuba biyeguriye Imana, barangiza bakavugishwa iby'ubutwari, cyangwa se bakavugishwa iby'Imana, cyangwa se bakavugishwa iby'ubushake bw'Imana. Umurongo wa 3 ngo dushyira ibyuma byo kuyobora amafarashi mu kanwa, ngo kandi koko ibyo byuma bibasha kugira ikintu bikora, ngo bibasha kuyiyobora uko byagenda kose, ngo tukayobora umubiri w'iyo farashi nubwo cyaba ari kinini kingana gute, ngo ariko iyo twabashije gukontorora umunwa wacyo, kubera rwa rwuma baba bambitse mu kanwa k'ifarashi, babasha gukontorora umunwa wose w'ifarashi. Rero uko niko basa nkaho banagereranije natwe umwana w'umuntu, uko aramutse abashije gukontorora umubiri we, ko gukontorora ururimi rwe yabasha no gukontorora umubiri wose mu buryo butamugoye. Nirwo rugero nanone bongera batanga urundi rugero ku murongo wawo wa 4, baravuga ngo nubwo ubwato bwaba bungana gute mu nyanja, ngo bubasha gukontororwa n'akantu gatonya, akangashya kaba ari gato cyane, kifashishije umuyaga kabasha gukontorora ibintu bikomeye. No ku murongo wa 5
barangije baravuga ngo n'ururimi narwo ngo niko ruri, ngo ni urugingo ruto ngo ariko rukirarira ibikomeye, ngo murebe namwe ishyamba nubwo ngo ryaba ari rinini bingana gute, ngo ariko ritwikwa n'agashashi gatonya cyane. Kuko niko n'ururimi rutagenzuwe, niko n'ururimi rutakontorowe, niko n'ururimi rutayobowe neza narwo rubasha gukora ayo mahano. Baduhaye ingero eshatu, batwereka akuma kaba gafunze mu kanwa k'ifarashi, uburyo kabasha gukontorora ifarashi nubwo yaba ingana gute. Bongera kuduha urugero rw'ubwato mu nyanja, nubwo bwaba ari bunini bungana gute, ariko akangashya nubwo kaba ari gato cyane kabasha kubukontorora akabwerekezaho gashaka hose. Twongera guhabwa urundi rugero batwereka nubwo ishyamba ry'abaringana iki ko agashashi gatonya cyane kabasha kuritwika mu gihe bidakoreshejwe neza. Ku murongo wa 6 batubwira ngo n'ururimi narwo ni umuriro. Ijambo ry'Imana muri Yakobo ibice 3 umurongo wa 6 hatwereka noneho ururimi rutatwitwa ururimi abo rwahawe imbaraga rwiswe umuriro. Kuko nanone muri aya magambo twakomeje kumva bavuga ngo ururimi rwahesha umugisha, kandi ngo rwakongera rugahindukira nanone rugahesha umuvumo, ngo rugashima kandi rukanenga. Imana yacu ishimwe cyane kandi ihabwa icyubahiro. Ku murongo wa 6 ngo kandi ko n'ururimi narwo ni umuriro, yemwe ngo nubibungana n'isi, ngo ururimi rwashyizweho mu ngingo zacu, ngo nirwo rwonona umubiri wose. Urwo ni ururimi rukongeza kamere, rukavuga ibigwi bitabaho, ngo ariko narwo urwo rurimi rutitonda ngo rwogezwa na gihonomu. Ese gihonomu haba nde? Gihonomu habayo imyuka mibi, gihonomu habayo umwanzi Satani. Uko ni ku rurimi rwiyogeje, rwamaze gutakaza inshingano, rwamaze gutakaza ibyo rwagenewe gukora, rusigara noneho rugenzurwa na gihonomu. Ibisingi bivuze ni ijambo ry'Imana rivuze muri Yakobo ibice 3 umurongo wa 6 ngo ururimi ngo rwogeza kamere, kwa kwirarira, bwa busambanyi, bwa buhehesi, bwa bugoryi, kwiyemera, kwishyira hejuru, ngo ariko urwo narwo rwamara kogeza kamere yacu iri gukora ibidashimwa n'Imana, narwo ngo rukaba ruri kogezwa iki n'umwanzi Satani. Niyo mpamvu hariho bamudakurwa ku ijambo, bumva ko ibyo bavuga bidakwiriye, bumva ko iby'ubugoryi baba barimo bazi ko aribo bazi kuvuga neza kuko baba bafite ikibogeza. Bibiliya yavuze ngo bogezwa na gihonomu. Twese tuzi gihonomu ibihaba, tuzi ko gihonomu habayo imbaraga za Satani, habayo Satani, habayo ibitero, habayo imbaraga z'abadayimoni n'abazimu. Uko niko rero urwo rurimi rutagenzuwe nibyo rukora. Umurongo wawo wa 7 ngo kuko amoko yose n'inyamaswa byose, ibi byose byabashije kumenyerezwa n'ururimi kandi biramenyera. Umurongo wa 8 ngo ariko ururimi rwo nta muntu wabasha kurumenyereza rwose, nyamara rwo rwabashije kumenyereza, rwamenyereje inyamaswa, rwigisha bimwe kuvuga, rwigisha ibindi, ariko rwo ngo ntawe ubasha kurumenyereza. Ngo nubuye budatuza, ngo rwuzuye ubusagwe bwuzuye uburozi bwica. Umurongo wa 9 ngo nirwo rushima umwami Imana. Ururimi ngo rwabasha gushima Imana Data wa twese, kandi ngo rugahindukira ngo rukavumisha abantu Imana yaremye mu ishusho yayo. Ni ukuvuga ngo mu yandi magambo ururimi rwabasha gushima, kuvuga ngo Mana urakoze, Mana uri nziza, Mana urakiranuka, ariko rwarangiza rukajya kunenga ibyo yakoze. Bene Data, Imana yacu dufashe cyane kandi turindire ururimi muri ibi bihe. Turacyari mu kiganiro gutabarwa n'Imana, aho turi kuganira ku rurimi n'iminwa yacu, uburyo byabasha gukorera Imana. Umurongo waho wa 10 ngo mu kanwa kamwe havamo gushima no kuvuma. Bene Data, ibyo ntibikwiriye kumera bityo. Ijambo ry'Imana ryo ryongera iraduhugura, rivuga ngo nubwo rubikora, nubwo rwakora ibimeze gutyo, ngo ariko ntabwo bikwiriye rwose, kuko ntabwo babishima. Ntabwo ijambo ry'Imana ryiza ribishima. 10
rimwe ngo mbese amazi meza ntakereta byabasha kuva mu isoko imwe 12. Bene data, umutini ntiwabasha kwera imbuto za elayo cyangwa ngo were n'izinzabibu. Ibyo ngibyo ntabwo ni nakora ngo ni isoko itavamo amazi kandi ngongera ivemo amazi aryohera, amazi meza. Imana yacu ishimwe cyane, kandi Imana yacu ihabwa icyubahiro kuko niyibasha kugira neza. Kandi none twongeye dusome ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'Imigani ibice 18 umurongo waho wa 21. Kadusome mu izina rya Yesu. Ururimi nirwo rwica ngo kandi nirwo rukiza, ngo abarukunda bazatungwa n'icyo ruzana. Imana yacu ishimwe kandi ihabwa icyubahiro. Rero twongeye kubona nk'amagambo y'Imana aho mu gitabo cy'Imigani ibice 18 umurongo wa 21 tubonye none akamaro k'ururimi k'ibyo rukora. Tubonye ururimi rukora ibyiza, tubonye noneho ngo rwabasha no gukiza, rwabasha no gutanga ihumure. Tubonye ururimi ari imirimo y'ingirakamaro cyane rwabasha gukora. Tubonye ngo rwabasha gukiza, ni ijambo ry'Imana ryatubwiye mu Migani 18 umurongo wa 21 ngo rwabasha gukiza, ngo ariko kandi ngo nanone ururimi ngo rwana kwica. Noneho ijambo rikatubwira ngo abarukunda babasha kurukontorora ngo abo bazatungwa narwo. Imana yacu ishimwe cyane. Ururimi mwene data ni ikintu gikomeye cyane, ni ikintu gihambaye. Nanone reka twongeye twifashisha amagambo y'Imana, Imigani 15 umurongo wa 4. Imigani ibice 15 umurongo wa 4. Kadusome mu izina rya Yesu ngo ururimi rukiza ni igiti cy'ubugingo, ariko ururimi rugoreka rukomeretsa umutima. Aha none twongeye kubona uburyo ururimi rwacu rwabasha kugira imirimo rukora. Bibiliya rugereranije n'igiti cy'ubugingo, ariko nanone barongera ngo rudakoreshejwe neza ngo rwaba ururimi rugoreka, rwaba ururimi runegurana, rwaba ururimi rusohora amagambo mabi, ngo urwo rurimi ni ururimi rubi cyane kuko ngo rwangiza imitima, ngo kandi rurakomeretsa. Mu by'ukuri kumva ngo umuntu yaguye hasi yikubise hasi kugira ngo azakomere ku mutima biragora. Nta kindi kibasha gukomeretsa ubugingo bw'umuntu cyangwa umutima w'umuntu usibye ijambo ribi. Imana yacu ishimwe cyane, kandi Imana yacu ihabwa icyubahiro. Nanone dusimbukire Imigani ibice 10 umurongo wa 19. Ijambo ryo riratubwira ngo amagambo menshi naburamo ibicumuro, ngo kandi wirinde ibyavumo byavuga ngo ni umunyabwenge. Bene data, bamwe mu bahanga bamaze kwikontorora bakareba bakabona ko rwose amagambo menshi nta kindi cyayavamo usibye ibibi no guhemuka. Aha ni ijambo ritubwira ngo none twirinde mu byo tuvuga. Imigani 10:19 ngo twirinde ngo ku magambo menshi ko umuntu agomeza kuyadodoberekana ngo ntabwo yaburamo ibicu, ntabwo yaburamo ibyo akomeretsa, ntabwo yaburamo ibyo yangiza. Ngo bityo rero muri ayo magambo ngo wirinda mu byo avuga ngo ni umunyabwenge. Imana yacu ishimwe cyane kandi ihabwa icyubahiro. Nanone ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Abakolosayi ibice 4 umurongo wa 6 ijambo riratubwira ngo ijambo ryanyu ngo rifatanye iteka n'ubuntu bw'Imana bisize umunyu kugira ngo mumenye uko mukwiriye gusubiza umuntu wese. Imana yacu ishimwe cyane kandi Imana yacu ihabwa icyubahiro. Aha noneho umuntu umaze kwisobanukirwa akamenya ko ururimi hari ibindi byabasha kurwogeza bitari Imana, hari ibindi byabasha kuruyobora. Noneho ijambo riratubwiye mu Bakolosayi ibice 4 umurongo wa 6 noneho ngo ijambo ryanyu ngo rigire ubuntu bw'Imana, rigire imbabazi. Ngo nujya kure kuri ijambo ubanza wumve ko risize umunyu, nujya kure kuri ijambo ubanza wumve ko ririmo ubuyi, wumve yuko nawe ryakomeretsa, wumve ko nawe ryagirira nabi, ngo kugira ngo mubashe kumenya buri muntu wese igisubizo mwamuha kandi kitamubabaje. Imana yacu ishimwe cyane kandi Imana yacu ihabwa icyubahiro. Rero amagambo yagiye aba amagambo atari meza cyane, yagiye aba amagambo mabi, ugasanga rimwe na rimwe yagenda agakora amakosa menshi cyane ku buryo byari no kugira ngo Yesu we mu minsi yabaye umunsi ari umwana w'Imana utarigeze gukora icyaha na kimwe, we mu bijyanye n'amagambo ahuye nabyo. Yesu ati muri Matayo 5:37 Yesu aravuga ngo ijambo ryanyu byaba byiza ribaye
cyangwa se rikaba oya, kuko yaramaze gusobanukirwa ko mu mivugire ni kenshi abafarisayo n'abasaduka n'abandi banyamategeko n'abandi bose barwanije uyu mwami wacu, kenshi bashaka kumutegera mu byo yavuze, kenshi bashaka kumva ese avuze ngo bakajya kumugerageresha amagambo. We arangije abwira intumwa aravuga ngo niba bikwiriye, niba ntacyo mugiye kuvuga gifite akamaro, njye nabagira inama yo kuvuga ye cyangwa se hoya, ibindi mukicecekera. Imana yacu ishimwe cyane kandi Imana yacu ihabwa icyubahiro. Naho ijambo ry'Imana ryo ryongeye kuza mu gihe cy'umuhanuzi cya Maraki, igihe abantu bari bamaze igihe kinini mu buhenebere cyane, bari bagize ibihe byinshi cyane bibagoye, igihe umwuka w'Imana wari ingume, igihe cyo mbere ya Yesu ho gatonya, aho abantu basengaga bagashaka Imana, baragize ibyigomeke, barigize ibyigenge, aho umuhanuzi Maraki yahagurukaga muri Maraki 3:13, ijambo ryongera kuza kuri Maraki ravuga ngo Imana ibwira ubwoko bw'abantu ngo amagambo mwamvuze ngo yarakome, nguko niko Uwiteka yababwiraga icyo gihe, ngo niko Uwiteka avuga, ngo ariko ngo abantu barongera bakabaza ngo ese twakuvuze ngo iki. Imana yacu ishimwe cyane. Ururimi abantu ruteye ubwoba, akanwa ahantu gatereye ubwoba, nuko n'ibyo akavuze mu kanya gatonya kaba katakibasha kubyibuka mwene data, ntabwo kaba kakibasha kwibuka ijambo, amagambo menshi wavuze badonderekana, ariko mu kanya bazavuga ngo ngwino usubire mu byo wavuze. Aba bantu bari baravuze Imana, bari baraneguye Imana, banegura abakozi b'Imana, bavuga amagambo menshi cyane, baravuga ngo ari gukorera Imana nta kamaro, bavuga n'ibindi byinshi cyane, baravuga ngo iriguhira babi, ngo naho abayikurikika batera umugongo, bavuga amagambo menshi cyane. Igitondo kimwe Imana iramanuka iravuga ngo erega amagambo mwamvugaga burya narabumvaga, erega burya bimwe byose wibwira yuko uvuga mwene data, Imana ibikumvira mu ijuru. Uzasoma ijambo ry'Imana muri Maraki 3:13 ngo amagambo mwamvuze ngo yarakomeye, ngo niko Uwiteka avuga, ngo nyamara murabaza ngo muti twakuvuze iki. Imana yacu ishimwe cyane. Ngo agoreka imanza bavuga ibindi byinshi, bavuga ibindi biteye ubwoba byinshi cyane bitari bifite akamaro, ariko Imana ishimwe ko iri mu ijuru ijya yumva abantu bayo, iri mu ijuru ijya yumva. Ariko mvuka ijambo ry'Imana ritubwira, ijambo ry'Imana riva muri Maraki 3:16 ngo ariko maze abubahaga izina ry'Uwiteka, ngo bakundaga Imana, ngo baraganiraga, ngo nuko Uwiteka agatega amatwi ye, ngo yarangiza kumva ari mu ijuru, ngo nuko igitabo kigahita kibumburwa, ngo kigatangira kikandikwa, ngo igitabo cy'urwibutso rw'abubahaga Uwiteka, ngo barangiza bakita ku izina rye. Imana ikavuga ngo nibyo mubyandike. Mwene data ndakwifuriza kujya uganira amagambo yo guhesha Imana yawe icyubahiro, yo kujya uyihesha ikuzo mu buryo bw'imivugire by'ibyo uvuga mwene data. Nacu ishimwe cyane, atura ibyiringiro, atura gukomera kw'Imana. Ganiriza abagenzi b'ihumure, babwire ngo nubwo uyu munsi bimeze gute ejo bizaba bimeze neza. Izera Imana, n'ubundi ntacyo ufite cyo guhomba, n'ubundi wenda wategereje Imana urabona n'ubundi byanze. Umudamu wawe ngo igihe kimwe ngo aramwitegereza aramubwira ngo tuka Imana uyivume nurangiza wipfire, n'ubundi nta na kimwe usigaranye, kubera ko n'ubundi iri mu ijuru ryawe uri mu isi, none dore yaragutereranye, ni ukubera icyo ugomeje kwinambaho. Ariko ndakubwira mwene data, umugabo avanga ibyo sinabikora Yobu, ngo ahubwo nzagomeza kuyiringira, ngo nubwo byaba bimeze gute, ngo ese tubone mu byiza tuyishime, ngo mu bindi turangiza tuyitererane, ngo ariko agomeza gushima Imana ye. Ariko turashima Imana yuko ari Imana y'ibihe, ni Imana igena ibihe, ubyo yaratakaje byose mu nyuma y'igihe tutazi, Imana agiye kugira iramushumbusha mwene data. Nusoma mu ijambo ry'Imana cyangwa ukumva ubuhamya bwa bene data, natwe dufite ubuhamya bwaba Imana yagiye igirira neza, dufite ubuhamya bwaba Imana yagiye itabara, dufite ubuhamya bwaba Imana yagiye yibuka nubwo Satani yagutera, nubwo ibitero byagutera, ibyo wari ufite byose ukabitakaza, ariko mu ijuru hari Imana itabara, ariko mu ijuru hari Imana ihembura, ariko mu ijuru hari Imana ikiza, kandi hari Imana ibasha kurengera abantu bayo mwene data, yarangiza ikabatabara kandi ikabikora kubw'ubuntu bwayo, yarangiza ikabikora kubw'imbabazi zayo.
nagira ngo ngutangarize, ese urashaka gutabarwa n'Imana? Ese urashaka kugirirwa neza n'Imana? Atura ibyiringiro, atura amagambo meza, vuga amagambo y'inkomezi, vuga amagambo akomeza umutima wawe, vuga amagambo yo guhesha Imana yawe icyubahiro. Uvuge ngo kuva uyu munsi ntabwo nzongera kuvuga ijambo ridafite akamaro, ntabwo nzongera kuvuga ijambo ritari iry'ibyiringiro, ntabwo nzongera kuvuga ijambo ritari ryo guhesha Imana yanjye icyubahiro, ntabwo nzongera kuvuga ijambo ritari ryo kuzamura Imana yanjye no kuvuga ubutwari bwawe n'ibikorwa by'ibyo yakoze. Niba hari icyo yagukoreye uburinzi yaba yarakurinze, komeza kubyatura no kubivuga iteka, uko Uwiteka gutegeye ugutwi atazagutegera ugutwi ngo yumve uri wicaye mu nteko z'abaneguranyi, wumva yicaye mu nteko z'ibibi, aho ururimi rwawe rwaba rugaragara nk'aho ijambo twasomye ngo ururimi rurica kandi rurakiza. Reka ururimi rwawe ufata icyemezo kuva uyu munsi, uvuye ngo kuva uyu munsi ururimi rwanjye rugiye kujya rukiza, ntabwo ruzongera kwica, kuko niko ijambo ryatubwiye mu Migani ibice 18 umurongo wa 21 avuga ngo ururimi nirwo rwita kandi ururimi nirwo rukiza. Rero ufata uyu munsi uvuye ngo kuva uyu munsi Mana, aho ururimi rwanjye rwose naba nararukoresheje mu bwicanyi, naba nararukoresheje mu kwica, abo nakomerekeje imitima, abo nabwiye nabi, abo nahemukiye, abo nanjye naba naraguhemukiye, nkoresheje amagambo y'ururimi rwanjye, vuga ngo kuva uyu munsi Mana ubimbabarire, kuva uyu munsi ururimi rwanjye ndarugwaye, nirukongere guyoborwa na Gihonomu, nirukongere koshwa na Gihonomu, ahubwo ururimi rwanjye rujya ruyoborwa n'imbaraga z'Umwuka Wera, rujya ruyoborwa no kugira neza kwawe, rujya ruyoborwa n'ubuntu bwawe, rujya ruyoborwa n'imbabazi zawe. Akira ururimi rwawe ruyoborwe n'imbaraga z'Imana mu izina rya Yesu. Akira gutabarwa, akira guhemburwa. Ururimi rwawe ruba rwohesha umugisha, ururimi rwawe ruba rwo gukiza, ururimi rwawe ruba ururimi rw'umuhanuzi, ruba ururimi rwatura, ururimi rugira ibyo rurema, ruba ururimi rugira ibyo rukiza mu izina rya Yesu. Rwe guhinduka ururimi rwica, rwe guhinduka ururimi rukomeretsa, rwe guhinduka ururimi rukomeretsa imitima, rwe guhinduka ururimi mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti rugoreka imanza, rwe guhinduka ururimi rwo kubeshya, rwe guhinduka ururimi rw'indyarya, ahubwo ururimi rwawe ruba rwo guhesha Imana yawe icyubahiro. Kuko ijambo ryatubwiye ngo bubahe Uwiteka, ngo abandi bagenda batunganya, ngo Uwiteka arabumva, yarangiza akabwira marayika ngo andika. Ibyo bari kuvuga ni ibiki? Ngo byandike. Ibyo bari kuvuga byo gukomera kwanjye byandike, ibyo bari kuvuga by'ibyo nabakoreye byandike, ibyo bari kuvuga yuko hari umugisha nabahaye nabyo byandike, ibyo bari kuvuga yuko hari ibyo nabagiriyeho neza nabyo byandike, ibyo bari kuvuga ko ari uko nabakije nabyo byandike, ibyo bari kuvuga ngo uyu munsi nubwo dukenya ariko Imana yigeze kutugaburira nabyo byandike. Ijambo riratubwira ngo igihe Dawidi yari amaze gucumura ku Uwiteka, igihe ngo yari amaze kubarura abantu Imana itarabimwemerera bimubujije, ngo Imana yohereza umuhanuzi wayo, biramubaza ngo Dawidi ngo wakosheje, none ubwo wakosheje ngo Imana ngo igiye kukoherereza ibihano bitatu, ngo uzamara igihe kinini uri mu byo bihano, ngo ariko uraza kubyihitiramo. Tutagiye muri izo nkuru, Dawidi aravuga ngo muri ibyo bihano ndaza guhitamo kimwe, ariko se ntabwo wabanza ngo uzinsobanurire. Ngo icyambere ngo aramubaza ngo igihugu ngo kizaterwa n'inzara, icya kabiri ngo inkota y'abanzi bawe uzahora mu ntambara kandi upfuje abantu benshi, ngo nayo icya gatatu ngo izaba ari mu gigo, ngo ariyo nkota y'Uwiteka. Dawidi aravuga ngo twigwire mu biganza by'Uwiteka. Aravuga ngo ibyo ngibyo by'inzara si imeze, ngo ibyo ngibyo by'abanzi n'ubundi twabahoranaga ariko Uwiteka akaturinda. Ariko ubwo hari ikije cy'umugiga, haje icyo ngicyo cy'amarayika w'Uwiteka, n'Imana igira impuhwe, n'Imana igira imbabazi, kuko n'ayandi mahitamo n'amake yari ahari. Ngo arangije ngo aravuga ngo mpisemo twigwire mu biganza by'Uwiteka. Imana yacu habwa icyubahiro, duhe Imana yacu icyubahiro. Ni Imana yo kwiringirwa kandi ni Imana yo kwizerwa, ni Imana igira neza, ni Imana itabara, ni Imana ihembura kandi ni Imana ikiza. Ngo nuko ibihano biratangira, ngo marayika araza,
ngo kuri uwo munsi hapfa abantu benshi cyane ngo bishwe na mugiga, ngo byari ibihe biteye ubwoba, byari ibihe bikomeye cyane. Dawidi amakuru amugera yuko abantu bari gupfa bashize, ngo arangije avuga n'ubundi nta yandi mahitamo, aravuga n'ubundi umurimo wanjye Imana yandemeye kuyishima. Ntabwo ndatinda hariya muri biriya bikombe by'amarira no kurira abo bapfuye, ahubwo ibyanjye ni ugutambira Imana amashimwe. Ngo nuko atangira gutambira Imana ishimwe, ngo nuko aragenda ashaka imbuga, ashaka n'imfizi, arangije ngo atangira gutamba igitambo cy'uko bari amahoro. Mbere ati igihe uri mu bibazo bitakoroheye, ndakwinginga kugira ngo utambire Imana igitambo cy'uko uri amahoro, ushime Imana mu magambo yawe, uyihimbaze, uyibwire ngo Mana ushimwe ku byo wenda uyu munsi ntabwo bimeze neza, ariko ejo hari ibyo wakoze nzirikana, kandi ni ukuri warabikoresheje imbaraga zawe, none kubw'ibyo ngo uhaye icyubahiro. Ngo nuko Dawidi agomeza gushima Imana, agomeza kwihimbaza, aravuga ngo Mana ndagushima ko turi amahoro, nubwo atari yitaye ibihe by'intambara bari barimo, nubwo atari abiyobeye yuko mu misozi harimo bari gupfa, ibyo byose yarabizirikana. aravuga ngo umurimo wanjye ni ukunezeza Uwiteka, umurimo wanjye ni ugushima Uwiteka Imana. ngo nuko agomeza gushima Imana, ngo Imana ibyitegereje, ngo ihumurirwa n'umubavu wayo mashimwe yo kuba ari amahoro kandi bari mu ntambara. ngo ibwira ngo hagarara aho ugeze, unamura ukuboko kwawe kubera ko hari ishimwe rigeze. umwene nagira ngo umumenyeshe ko ibihe byose waba uri gucamo, ishimwe ryawe ribasha kugera ku Mana. Imana yacu ishimwe cyane. ngo nuko ashima Imana, ngo nuko ahimbaza Imana, nuko ngo ayihe icyubahiro. Imana irangije iramutabara mwene data, Imana irangije imugirira neza kubw'ubuntu bwayo, imugirira neza kubw'imbabazi zayo, irangije imugirira ubuntu. Rero mwene data nakwifuriza isengesho dusoza, isengesho riri muri Zaburi 120 ku murongo wa 2. Reka dusome mu izina rya Yesu, ariko rikubera isengesho, nanjye ribera isengesho. Jambo ryavuga ngo Uwiteka akiza ubugingo bwanjye iminwa ibeshya n'ururimi rubeshya. Bikubera isengesho muri ibi bihe, aho buri gihe uzajya ubwira Imana ngo Mana akiza ubugingo bwanjye iminwa ibeshya n'ururimi rubeshya, yaba ari ibyakugeraho yaba ari n'ibyawe ubwawe. Ukavuga ngo Mana nkuraho iminwa ibeshya, nkuramo ururimi rubeshya, ururimi rushya rwo guhesha izina ryawe icyubahiro, kandi ururimi rwanjye rubasha gukontororwa nawe, rubasha kugenzurwa nawe, rubasha kumenyerezwa, kuko ni we Imana ishobora byose. kuko Bibiliya ijambo ryavuze ngo nta wabasha kugenzura ururimi, niko ijambo ryawe ryatubwiye ngo nta wabasha n'umwe kugenzura ururimi. muri Yakobo 3:9-10 kumanuka aho ngaho, ngo nawe ngo ururimi rwabashije kumenyereza inyamaswa, rumenyereza ibiguruka, rumenyereza byinshi, kandi koko biramenyera, ngo ariko nta ubasha kumenyera. Nanone ku murongo wawe hatubwiye ngo ururimi rubasha kogeza ubugingo, rubasha rukogeza bya kamere zacu mbi, bikavuga iby'ubwiyemezi n'ubwirasi, ngo rukarwogeza rwose, rukogeza iby'ubucucu n'iby'ubugoryi, ngo ariko rwo rukogezwa na gihono. ubwira Imana ngo Mana ururimi rwanjye ruyoborwe nawe, rubashe kuba igiti cy'ubugingo, rubashe kuba igiti gikiza mu izina rya Yesu. ku ruhande rw'ururimi rwanjye rwabasha kwica, urwo ruhande rufungwe mu izina rya Yesu, kuko ijambo ryatubwiye ngo rwabasha gutanga ubugingo kandi rwarangiza rukanica. ubwo rwabasha gukora iyo mirimo ibiri. mwene data ndakwinginga kuri iki gicamunsi, inginga Imana kubw'ururimi rwawe. bwira Imana ngo Mana yobora ururimi rwanjye, yobora iminwa yanjye. Yesawu yaravuze ngo Mana ndi umuntu yaminwa yanduye, ngo nkoze ikara ryaka ku munwa. ngo nuko itakabasha kumukoza ikara ryaka ku munwa, ngo aramutuma. rero ubwira Imana mu gitondo, umugoroba, amanywa n'ijoro, ubwira Imana nkoze ikara ryaka ku munwa, dore ndi umunyaminwa yanduye, kugira ngo iminwa yanjye ibashe kwezwa n'imbaraga zawe, kugira ngo iminwa yanjye ibashe kozwa no gukiranuka kwawe, kugira ngo amaraso ya Yesu Kristo ntakabure ku minwa yanjye, kandi ijambo ritaraba ijambo mu kanwa kanjye ndabizi Uwiteka ko warimenye, iridakwiriye ntirigasohoke,
irikwiriye ari ryo rijya risohoka. Igitondo kimwe intumwa zigiye gutandukana na Yesu, Yesu arababwira ngo nuko muzagenda hose ntimuzagira ubwoba, ngo kuko ijambo ritaraba ijambo mu kanwa kanyu, ngo rwose ibyo muzavuga muzabihabwa, ngo nimutinye kandi nimugire ubwoba ko bazabagisha impaka, kuko ibyo muzabasubiza muzabihabwa muri uwo mwanya. Mana ndagushima ko ibyo duhabwa twakwiyeguriye, ibyo duhabwa kuvuga biba biturutse kuri wewe. Mwene data nakwinginga kugira ngo wemerere Imana, wemerere Uwiteka, abawe niho uzabasha gushoboza, agashoboza iminwa, agashoboza ururimi rwawe rukabasha guhesha abandi umugisha. Nakwinginze mwene data, reka dusoreze aha ngaha. Nge wabagezagaho ikiganiro gutabarwa n'Imana ni Frere Tuyisenge. Turagira ngo dufatikanye muri aka kanya gushimana. Mana turagushima, turaguhimbaza, duciye bugufi imbere y'amaso n'imira ubwiza bwawe. Twemerere Mwami indimi zacu zitabashije guhesha ubwoko bwawe icyubahiro, guhesha ubwoko bwawe umugisha, ngo buheshe izina ryawe icyubahiro. Tugirire ibambe kandi tugirire ubuntu kubw'ubuntu bwawe. Aho ururimi rwanjye rwaba rwarishe hose Mwami, reka ibyo rwishu bizure, kuko uri Imana izura. Uri Imana yazuye Tabita, uri Imana yazuye Nyagohora ku ngoma, Lazaro amaze iminsi 3 mu gituro, uri Imana yazuye Yesu mu minsi 3. Ndakwinginze rero uby'ururimi rwawe mwene data wese udukurikiye, ururimi rwawe ibyo rwaba rwarangije byose, wizeye Mwami izi nyigisho uri kudukurikirana aho yaba ari hose mu gihugu cyose yaba arimo, ndakwinginze kugira ngo Mwami ururimi rwe urukize mu izina ryawe. Kiza indimi zacu Mwami, zikure mu ngoyi ya Satani, reka indimi zacu ntizikogezwe n'umwanzi Satani, ahubwo indimi zacu Mwami zigeze ziyoborwa n'imbaraga z'umwuka wera, aho zogeza kamere zacu n'izina rya Yesu ducyashya uwo mwuka, ahubwo indimi zacu ziye zihesha ubwoko bwawe umugisha mu izina rya Yesu. Ururimi rwa mwene data Mwami ruhinduke igiti cy'ubugingo, ruhinduke urwo kuvuga ijambo ryawe, ruhinduke Mwami urwa Kalebu na Yoshua, aho bahamije abagabo 10 bari bacitse intege, ariko bo bakavuga iby'ubutwari yuko uri kumwe nabo Mwami, nta cyabasha kubatsinda, nta n'icyabananira. Ukavuga n'ubwo uwo munsi ngo baba bashonje ko ejo bazarya. Reka Mwami twambikwe imbaraga nawe zo kugira ngo indimi zacu zibashe guhesha izina ryawe icyubahiro, kubera yuko uri Imana ishobora byose, kubera ko uri Imana ihambaye, kubera ko uri Imana igira neza. Icyubahiro kibi cyawe shimwa kandi izina ryawe rihabwa icyubahiro. Mwene data uduteze amatwi, udukurikiye kuri iki gicamunsi, ubaye utarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, ndakwifuriza ko uyu mwanya wakwakira Yesu akakubera umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, akakubera umucunguzi wawe, akakubera umurengezi, akagutabara. Nta kindi kiguzi bigusaba, nta gitambo bigusaba usibye kwizera, usibye kwatuza akanwa kawe ukizeza umutima. Ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Abaroma 10:9 ngo ni watuza akanwa kawe yuko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza wawe uzakizwa. Mwene data rero, niba nawe ushaka ko umwuka w'Imana azajya ayobora ururimi rwawe, kandi ururimi rwawe kugira ngo rujye rwica, rujye rukiza, ururimi rwawe rujye ruhinduka igiti cy'ubugingo, rujye ruhesha abandi umugisha, n'abandi bajya bavuga ngo uriya kanaka ubwiye nayo ndi mu bihe bigoye yarampumurije, igihe nayo ndi mu bihe bikomeye yambaye umugisha kuri njyewe, yarampanuriye birasohora. Erega mwene data, nta n'ubwo ubuhanuzi ari ibintu twakwita yuko ushaka kwegera mwene se ukamubwira humura Imana izagutabara, kandi ko kakagira iryo humure ntiyihebe, kandi Imana ikamutabara kugeza ku rwego azavuga ngo ariko mwene data yarampumurije, mwene data yarampanuriye rwose, impanuro rwose. Aranda bavuga ngo Imana izagutabara, nawe ndabyizera sinacika intege. Ngiye kuva ku kazi arambwira ngo ihangane, dore Imana izakakurindiraho, Imana ikakuboneka kurindiye, ukavuga ngo uriya mwene data yangiye, mwene data bumwe mu banyamugisha bahesha abandi umugisha. Rero turagira ngo niba wabasha kwakira Yesu Kristo umwami n'umukiza, nawe ukaba umwana w'ubwami, kuko niba utarabyatura ko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza wawe, ngo byizeze umutima wawe, ntago uri umwana w'ubwami bw'Imana, ntago uri umwana w'abarokotse, ntago uri uwarokotse uhamya Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe. Ariko uyu mwanya udukurikiye cyangwa uzumvira iyi audio, wabasha gusubiramo aya magambo, subiramo ngo mwami Yesu, maze kumva ijambo ryawe
nciye bugufi imbere yawe, izesha amaraso ya Yesu Kristo umutima wanjye, mu izina rya Yesu. Izina ryanjye ryandikwe mu gitabo cy'urupfu, ryandikwe mu gitabo cy'ubugingo, mu izina rya Yesu. Kuva uyu munsi mbaye umwana w'ubwami bw'Imana. Kuva uyu munsi amazina yanjye mwami ajya abarwa mu gitabo cy'amasezerano cy'abana bawe. Ndizera ko Yesu yapfuye ukamuzura, nanjye zura ubuzima bwanjye, kuko Yesu yapfiriye ibyaha byanjye, arabambwa ndabamburwa. Nyambika imbaraga rero kandi ngendere mu buntu bwawe, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mwene data, umaze gusubiramo aya magambo, shaka itorero ujye uterana n'abana b'ubwami, uzahamye n'aya magambo, uhamye ko Yesu ari umwami n'umukiza wawe. Ushaka itorero ujyamo, bakubatize, upfane na Yesu, uzukane nawe. Ni ikimenyetso mu by'ukuri gikomeye cyane. Tuzavuga mu zindi ngingo, tuzavuga ku byo mu bindi bice bizagenda bikurikiraho. Tuzagira rimwe tuvuge ku ngingo y'umubatizo. Ushaka gusenga igihe kinini cyane, ukarara mu butayu, ukiyiriza iminsi myinshi, ukakora uko ushoboye kose, yego ukagomeza kubikora, ariko igihe cyose utarabatizwa mu mazi menshi hari imbaraga utazakira. Kuko nubwo uriya musirikare yagomeje gusenga igihe kinini, wa munyadini Koroneliyo ngo akomeza gusenga ibihe binini, ngo akiyirizaga n'abo mu rugo rwe rwose ngo bari batunganye, ngo kandi ngo bizeraga Imana, ngo kandi bagakunda Imana n'umutima wabo wose, ngo bakagomeza gusenga cyane. Ariko ngo hari ahantu batabashaga kugira. Igitondo kimwe rero, igihe Petero we yarazi yuko ubwami, yarazi yuko Imana ari iy'Abayuda gusa, yarazi ko ariho muri kiriya ibihugu byabo, ko Yesu nawe waje ariho honyine yageze, ariko birengagiza ijambo yuko Yesu yarababwiye ngo dore njye ntabwo nabashije kugira hose, ariko nimugende mu mahanga yose, abo muzabwiriza mukabatiza mu izina rya Data, Umwana n'Umwuka Wera, abo bose bazakizwa. Ariko bigumiye Yerusalemu. Petero n'izindi ntumwa bagumiye Yerusalemu, ntibabasha kubwiriza ubutumwa, ariko abagomeje gushaka Imana. Mwene data, ushobora kuba utarahuye n'abakubwiriza, bamwe mu bakozi b'Imana bakomeye bo mu mazina uzi ku mashusho media cyangwa no ku bindi bice byinshi bigiye bitandukanye. Ntugire ubwoba. Koroneliyo nta mukozi w'Imana yari yagahuye nawe ukomeye n'umwe. We gusa yumvishije amakuru, arangije atangira gusenga n'abo mu rugo rwe, ngo atangira kubaha Imana, atangira kwizera Imana, agomeza asenga, agasenga kenshi cyane hamwe no kwiyiriza. Igitondo kimwe rero umwuka w'Imana nibwo yahaguruzaga Petero, aramubwira ngo genda ujye hari ahantu. Ngo nuko amanuka mu rugo rwo kwa Petero, kwa Koroneliyo, bari abanyamahanga. Ahageze arababatiza, abarambikaho n'ibiganza ngo buzure Umwuka Wera. Iyo umaze kubatizwa hamwe no guterana n'abera, nibwo ubasha kwambara izindi mbaraga kandi ukazamuka mu buryo budasanzwe. Imana ibaho umugisha cyane. Tuzasubira kandi Imana ikomeze kubagirira neza, mu izina rya Yesu Kristo, Umwami n'Umukiza wacu, amen.